ntara ifite igaragaza ko intego yo kurwanya ubukene koko ishoboka binyuze mu kugeza amashanyarazi mu cyaro. Hari imirenge twabaraga ko iri mu bukene yatangiragamo VUP, kera murabizi batangira VUP kwari kureba umurenge w'ubukene, ariko uyu muriro wahageze ujya kwevara ugasanga noneho ubwo wa murenge ni wowe wahise kuri wa wundi twavuga ko wifashije. Kubanga umuriro rero ni katalizeri y'amajyambere ku buryo wowe ntabwo umuntu yabibona uko bisobanura. Urahagera ukamurika nibyo, ariko bamara kumurika n'abantu bagafunguka mu mitwe, bagatangira guhanga udushya, bagatangira guhanga imirimo itandukanye, ariyo tubagiramo inama n'iyo tutabagiriyemo inama. Hari uherutse kugura imodoka kandi kera mu myaka nk'itanu ishize yari umukene nk'abandi bose. Iyo urebye uko amashanyarazi agenda yiyongera, bigenda bigera n'icyo bihinduraho ubuzima bw'abaturage. Iyo unarebye n'ibyo byo kurwanya ubukene, ukareba nk'uturere twagaragayemo ko turi hasi mu mubare wo kurwanya ubukene, bifite icyo twita mu mibare cyangwa muri economic correlation n'ibyo bikorwa remezo, cyane cyane amashanyarazi. Gahunda y'igihugu yo kugeza amashanyarazi ku baturage ntawe irobanura. Hari uwifashije cyangwa utishoboye bose abageraho. Gusa binyuze muri gahunda zinyuranye za leta, n'utishoboye none ejo azaba yifite. Kugira ngo babakene tubafashe baze babona umuriro, hari gahunda nyinshi ziriho zibafasha kuzamuka. Navuga nka VUP, babonamwe akazi, bakibonera amazu, yamaze kubona inzu nziza, kiba gisigaye yari hafi y'umuriro no kuwushyiramo. Ikindi hari imirimo igenda itangwa, ubu hari gahunda yo gushakira imirimo abakene. Nko muri uyu mwaka n'urugero twabaga dufite hafi 3,000 tugomba guha akazi mu mirimo y'amaboko. Ntago tubaha imirimo y'amaboko gusa ngo barekera, ahubwo turabaherekeza. Ese ya mafaranga yavuyanye muri ya mirimo y'amaboko nyuma yo kwirihira mituwele no kubona ibindi byibanze akeneye ayakoresha iki? Ari kujya kuzigama kuri sako, hakaba noneho no kubafasha gukora imishinga iciriritse. Noneho muri iyo mishinga iciriritse nayo tukagenda tubaherekeza ku buryo nyuma y'umwaka 1, 2, 3 ujya kubona yavutse mu rwiyemezamirimo ukomeye kandi avuye hahandi hasi abantu bakekaga ko adashobora kwikura. Hari bari muri gahunda yo guhabwa inka zagira inka, umuntu agahabwa inka yagira inka, akabona ifumbire hamwe n'aya mirimo navugaga. Noneho yamara kubona ifumbire yahinga neza, umusaruro we ukamufasha gukora kandi gashinga gaciriritse, ndetse usanga benshi baganisha kuva no muri ya mirimo y'ubuhinzi tuvuga, kuko we ahanini nta n'isamba bafite. Akenshi niba usanga bashinze amasaro de coiffure, niba usanga bashinze utwo tuntu tw'ubukorikori. Muri rusange mu ntara y'Iburengerazuba abagejejweho umuriro w'amashanyarazi ku buryo budasubirwaho mu mwaka wa 2012 wose kugenda ukageza mu kwa gatatu kwa 2013 bateye batya mu rwego rwa buri karere. Rubavu ni 691, Rutsiro 645, Karongi 722, Nyamasheke ni 1515, Nyabihu 811, Rusizi 1228, naho Ngororero bakaba 440. Ubuyobozi bwo mu ntara y'Iburengerazuba burahamagarira abaturage kurushaho kubyaza umusaruro aya mashanyarazi, barushaho kwiteza imbere, dore ko n'ubundi ari cyo iyi gahunda igamije. Icyo gusa dusaba ubu ngubu dukangurira abaturage ni uko umuntu wese aho ari yumva ko byose bishoboka. Nta muntu ugomba guheranwa n'ubukene, cyo nicyo cya mbere. Ikindi umuntu azamurwa n'imitekerereze n'imikorere ye, noneho n'ibi bikorwa by'amashanyarazi biba bigenda bitwegera. Ari nayo mpamvu natwe twiyemeje ko tuzaruhuka abaturage bacu bose bafite umuriro, kandi ngira ngo iriya projet ya rollout program irabidufasha cyane ku buryo mu kwezi kwa 6 umwaka utaha ya mirenge yose nababwiye tuzaba dusigaranye umurenge umwe wa Nyabirasa utarimo umuriro. Icyo tubasaba cyane nuko ari amashanyarazi bagomba kuyabyaza umusaruro. Umusaruro wa mbere nuko bagomba gukoresha ya matara adatwara umuriro mwinshi. Ikindi cya kabiri nuko atara y'urumuri gusa bayakoreshe kuyabyaza umusaruro, aho amashanyarazi yageze haba inganda, haba ibindi bikorwa bituma koko icyo twita charge récurrente cyangwa investment yayikiyemo ishobora kuba yagaruka vuba vuba. Iyo tuvuze igihugu tuba tuvuga intara zikigize, uturere tugize izo ntara bikamanuka bikagera ku muryango. Iterambere ry'igihugu rero rishingiye ku iterambere ry'umuryango n'abawugize ari bo baturage. Uziteza imbere ahereye ku mashanyarazi ya EWSAEARP azaba yiteje imbere, ari nako ateza u Rwanda imbere.